byakunaniye se ko witoje byakunaniye ahuzaguritse twagiye Faba kira ikivugiriza oya yego munyira hakana ese gatoya subiramo Faba bazuzi n'ibyo bintu byose ntabwo nizeye ko utari niwe mushyiramo inka zivumera mu maraptop ahangaha oya ndaje imbere abisubire ngaho genda bakuzane reka nseruka ubundi nkubwire ngo mumbabarire munyigisha uburyo gahunda igenda babyita ibikobwa cyangwa babyita ibikobwa ko nanjye nkurusha noneho ndahita uva reka ngerageze muri umukobwa ziko nakurikiza mukwirukira ati hadazi babeshaka rya Rwanda nzakubangurira kwangurira inka biruta. Turabashuje aho muri hose mu gihugu cy'u Rwanda, yaba inshuti z'u Rwanda, abaturanyi, abatuye hakurya mu mahanga, ibwota amasimbi, yaba muri Aziya, Europe, Amerika y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo. Iyi ni isi tubanamo. Nimba warabaye umushumba ndagushuhuje, nimba waroroye inka ndagushuhuje, nimba warabaye umuvumvu ndagushuhuje. Ubuzima umuvumvu n'ab'inzuki. Ngewe hano aho ndi kuvuga n'abashumba hakurya mu Rwanda, haba za Nyagatare, aho ngaho ni Burasirazuba, Iburengerazuba, Amajyaruguru, Amajyepfo. Mwese mukunda kuragira, waba wararagiye ihene, waba wararagiye inka, uri umushumba. Uyu munsi muri Friday Fright byari udushya gusa. Uyu munsi Anita yari yagarutse ari kumwe na Gitego, uwari wabuze yari Bisoso, ariko hari haje undi bita Selector, nawe yaturyohereje. Ntabwo ari ibyo gusa, izo ziba ari intangiriro za weekend, twese turyoherwaho turi mu rugo iwacu. Dutangira weekend twikuramo stress twari dufite mu cyumweru gitangira kugera gishoje. Rero dutangira kuzikuramo cyangwa se tuzirukana ku wa gatanu guhera isaa 4 n'igice kugera isaa 6 n'igice muri Friday Fright. Ni ikiganiro tugezwaho na Anita Pendo, Gitego ndetse na Bisoso. Iyo nta wabuze tugatangira twumva indirimbo cyangwa se tureba indirimbo zitandukanye ziba zigezweho, izakanyujijeho ndetse n'izo twakunze cyane. Bigakomeza tuhabwa stories zitandukanye n'aba bayoboye kino kiganiro, harimo Gitego ndetse na Anita, rimwe na rimwe Bisoso akazamo cyangwa se undi uba uyoboye ibijyanye n'imiziki. Ibi ngibi rero twabibonye ubwo aba bombi baje mu mwambaro w'abashumba cyangwa se abantu baragira amatungo. Inka nizo zari zirimo zigaragara cyane nk'uko mubibona mu mashusho. Ni ibiganiro byinshi bigenda bitandukanye biba mu gihugu cy'u Rwanda ku mateleviziyo atandukanye, ariko iyo twabahitiyemo ni iyo kuri RBA. RBA ni televiziyo y'igihugu ikunze kugira udushya tugiye dutandukanye bagenda bategurira abayikurikira. Natwe rero tuba tuhababereye ngo tubarebere ibyo baba babahitiyemo. Iyi ni Friday Fright, ni weekend y'abafana, ni weekend y'abakunda umuziki, ni weekend y'abakunda gusohoka. Nizera ko aho muri mu hatandukanye mu ngo iwanyu muri kubyina, abakunda gutarama, naho abakunda igitotsi mwagiye. Twebwe badakunda igitotsi tuba turaho ngaho dukurikiye. Iyi ni isi tubanamo. Nimba wakunze ibyo dukora ntibibagirwe gukora subscribe, tuzajya tubashyiramo amakuru atandukanye byinshi biba byatambutse mutabonye, rimwe na rimwe tukanaseka. Rero utu ni udushya dutandukanye tuba twagiye tunyura muri Friday Fright. Mwamukurikiye aho muri mutandukanye ku isi yose. Ababa batayikurikiye, ibi ni bike tuba twabarebeyemo biba byagiye bitambuka bibacika. Iyi ni isi tubamo. Bye bye.